Twongeye kubasuhuza abakurikiranye Tomato TV. Nitwa Jean Claude. Uyu munsi tugiye kubategurira potage ya epinari cyangwa se spinach soup. Dufite ibikoresho byacu hano dushobora gukenera cyangwa se ibyo bita ingredient mu cyongereza. Hano dufite ingredient majeur cyangwa se main ingredient, kimwe cya kindi cyitiriwe ya potage nyine, potage ya epinari. Dufite epinari hano, ngira ngo murazibona. Izi ni epinari, ni imboga zisanzwe ziboneka hafi y'ahantu henshi mu gihugu cyacu. Dufite hano igitunguru, kino ni cy'umweru ariko dushobora no gukoresha n'igitukura. Dufite karoti, dufite ikirayi, tugira ibitunguru poiro, tukagira breba, dufite umunyu cyangwa se tukagira cube magi. Ibi ngibi nibyo bikoresho tugiye gukoresha potage yacu ya epinari. Turatangira rero dutotora imboga zacu ko ziratunganye, cyangwa se dushobora no kongera tukazitunganya nanone. Hanyuma twamara kuzitunganya, tumaze kuzitotora neza, izi ngizi ni imboga nziza cyane mu busanzwe. Abantu benshi ntago wenda bazikunda, nta nubwo bazi uko bikorwa, niyo mpamvu tugomba kubigisha uko ushobora gukoreramo agapotage, yaba umuntu mukuru, yaba umuntu urwaye se utabasha ibindi byo kurya, yaba umwana, yaba n'undi muntu wundi uri aho ngaho ufite ukuntu abayeho mu buzima busanzwe. Burya hari abantu badakunda ibintu byo kurya runaka, ariko ino potage iba yujuje intungamubiri zose. Turatangira gukata ibi bikoresho byacu. Biraronze, byose bigomba kuba bironze. Bahera kuri karoti, dukomezeho ibirayi byacu. Hano nta mabwiriza bisaba ngo urabikata gute, ngo urabigenza ute. Dukate igitunguru cyacu. Ibi ngibi ntago bijya bigira amabwiriza, biterwa wowe nuko ubizi. Ntago bisaba ibintu bikomeye. Ngira ngo murabona ibikoresho dufite icyuma, dufite aho dukatira, dufite udukoresho duke rwose dusanzwe. Ni ibintu umuntu ashobora gukora ku buryo bworoshye. Niba ufite nk'abana batoya, burya abana batoya bakunda agapotage, ni nakeza karabafasha. Cya gihe umwana bataramenyera kurya ibintu bikomeye, ibi ngibi ni ibintu ushobora kumuha bikamufasha gukura neza, kandi bigatuma arya ibintu by'intungamubiri zuzuye. Kumusanga abana barobanura ibyo kurya, iyi ni potage nziza ushobora gukora ikabasha kumutunga umwana wawe agakura ameze neza. Ubu rero turangije gutunganya ibikoresho byacu. Ubwo tubirangije rero hagiye gukurikiraho guteka, ariko hagati aho ndagira ngo mbasobanurire uburyo bubiri ushobora gukoresha uteka iyi potage yacu. Uburyo bubiri dushobora kuyikoreshamo gutekamo: dushobora gufata amazi tukayatogosa cyangwa se tukayabiza, tugashyiramo ibi bikoresho byacu dufite kugira ngo tubibyaze potage. Dushobora gushyiramo umunyu gusa, cyangwa se dushobora gushyiramo magi gusa, biterwa n'icyo umuntu akunda, bitewe naho ari se cyangwa n'icyo yabashije kubona, cyangwa n'ibyo we ashobora kurya. Harimo abatarya umunyu, harimo abatarya magi, kimwe nuko harimo n'ushobora kuyiteka akayirya nta n'umunyu urimo, ibiryoshye imeze neza. Hari ubundi buryo bwa kabiri: ushobora gufata ibi bikoresho byacu ukabanza ukabicisha ku mavuta make cyane, hanyuma ukabona kongeramo amazi. Ubwo ni uburyo bubiri bwose bushobora gukoreshwa. Icyiza rero cyo kuba washyira mu mazi atogosheje cyangwa se abijije ku ziko, nuko nk'umuntu utarya amavuta, cyangwa se nk'abana bato batararya amavuta kuri rwa rwego nk'urwo abantu bakuru, iyo ngiyo niyo potage nziza. N'abantu burya bakuze barayikunda cyane kandi irabafasha, kuko ntibifite amavuta menshi, ntibifite n'indi mpumuro idasanzwe. Biba ari ibiryo wumva bishobora kurika kandi umuntu akabirya aryohewe. Hanyuma ibi rero byo gucisha ku mavuta, ibya bindi by'abantu bari aho ngaho b'abajene cyangwa b'abasirimu banabimenyereye. Harimo abantu batamenyereye ibintu wenda bitogosheje. Icyo gihe nabwo izifite impumuro nziza, izifite gu nziza, ariko
aho ngaho tuba twacishije ku mavuta. Abenshi bavuga ko haba hashizemo n'urubisibisi rw'imboga, uretse ko twebwe urubisibisi rw'imboga nirwo tuba dushaka kugira ngo twumve imboga, umwimerere w'imboga. Ubundi uyu muco wo gukaranga ku mavuta ugomba gukorwa n'abantu babizi neza, bazi impamvu zabyo, ariko nkatwe b'Abanyarwanda nk'umuntu wibereye mu rugo ushobora gucanira amazi yawe ukabishyiramo ugakomeza. Tugiye rero guteka. Kuko rero twabivuze dutangira, tugeze noneho ku rwego rwo guteka ya potaje yacu. Twavuze ko turi bubereke uburyo ushobora kuyikoramo, twababwiye n'impamvu zabyo. Hano dufite amazi ari kubira cyangwa se twatogosheje amazi. Hano dufite ipanu, tugiye guteka muri bwa buryo bubiri, tubereke uko ushobora kubikora wibereye iwawe. Aha ngaha turatangira dushyiraho bureba yacu nk'uko twayivuze mbere, dushyiramo bya bikoresho byacu nk'uko twabibabwiye. Tubiteke, hanyuma twababwiye ko turi buze no gukora itogosheje. Nk'uko twabibabwiye, iyo utetse potaje bitewe n'uwo uyitekeye, cyangwa se bitewe n'impamvu uyitetse, cyangwa se bitewe n'uko uyikunda, cyangwa se bitewe n'ibikoresho ufite n'aho uri, nta mpamvu n'imwe yakubuza guteka potaje. Burya unabishatse buri munsi wajya uyikora bitewe n'uko wabonye ibikoresho, kuko izi ni imboga zisanzwe ziboneka zidahenze, nk'uko tubona dodo, tukabona n'izindi mboga. Nawe ushobora gutera n'urubuto rwa epinari, nawe ukajya witekera potaje, urabona ko ukurikije agaciro kayo ku ntungamubiri, ukurikije uburyo ikorwa ntabwo bigoye. Nubwo twe turi gukoresha gaze, ushobora gukoresha wowe imbabura isanzwe, ushobora gukoresha amashyiga. Ibi byose ushobora kubikora mu rwego rwo kugira ngo ubone indyo yuzuye kandi itaguhenze, bitagusabye ibintu byinshi. Iyi rero ikaranze, iyo umaze kubona ibya mbere washyizemo bihindukiye, ushyiramo n'ibya kabiri arizo epinari. Abandi nababwiye nti bavuga ko ngo haba havuyemo umwuka w'imboga, ariko nkatwe abatetsi burya umwuka w'imboga ahubwo wari mwiza, ariko burya uruzungu rwazanye ibintu byinshi. Hari igihe usanga nyine habaho rimwe na rimwe kwanga ibintu bimwe na bimwe, cyangwa se kutabyumva bitewe n'aho byaturutse, cyangwa se bitewe n'umuco w'ahantu. Rero ubundi nk'Abanyarwanda tuba tugomba kuba dufite isupu ariko ifite umwimerere, ku buryo n'umuntu yihaye agenda kwirahira akavuga ati kwa runaka nahanyura isupu iryoshye, kwa runaka nahanyura isupu iryoshye. Turatetse, hanyuma ibi bintu byacu twatetse byose, nubwo mwabonye twatekesheje amavuta, nabyo bikenera amazi, ariko bikenera amazi nyuma wamaze kubanza kubikaranga. Iryo tandukaniro murabibona. Izindi potaje zacu iyo rero bigeze hano kuri no step tugezeho, ushobora gushyiramo umunyu kugira ngo uteke ushye. Ubundi burya umunyu mwiza n'umunyu utetse hakiri kare ukawutekera igihe. Ntabwo umunyu ubundi ujya mu biryo byahiye, umunyu ujya mu biryo bikiri
ku ziko. Ahangaha tugiye gushyira umunyu muri ya yindi itogosheje, cyangwa se kuri ba bantu batarya magi cyangwa se batarya n'amavuta, dushyizemo umunyu muke cyane utabangamira umuntu. Aho muri ya yindi bita iya ruzungu tugiye gushyiramo kibe magi. Mbibutse ko itogosheje, ya yindi ushobora guha umuntu utarya amavuta, ya yindi ushobora guha umwana muto utaragera ku rwego rwo kurya amavuta. Iriya ni ya yindi ushobora guha umuntu bamwe bavuga ko bageze mu zabukuru baba badagikeneye ibintu biremereye, ariko iyi ngiyi ikaranze amba ariko mbyita, ushobora kuyikora ukayiha wa muntu w'abasirimu bagezweho ngubu nyine b'iki gihe, cyane cyane abantu b'abajene n'abantu b'abasirimu muri iki gihe usanga bakunda ibintu bigezweho nyine. Ibi ngibi tujya twita ibya kizungu. Kandi natwe burya mu Kinyarwanda, igihugu cyacu dusanga mu muco wo kurya ibintu by'umwimerere, niyo mpamvu iyi potaje itogosheje ariyo wagira inama cyane ho abantu, kuko iriya ushobora kuyirya imyaka n'imyaka utaranayirambirwa. Turakomeza duteke, hanyuma tugiye no kugera ku rundi rwego rwo kujya kuyisya cyangwa se kuyisekura mu Kinyarwanda cyoroshye, cyangwa se mu ruzungu kuburendinga, cyangwa se kwicisha muri pasipari. Nkuko rero twabibonye twamaze guteka, ubu hagezweho gusya, gusekura cyangwa se kuburendinga cyangwa se gucisha muri pasipari. Twebwe rero turifashisha blender, hanyuma twateka amoko abiri ya potaje ngira ngo twabigizemo, hanyuma tugiye noneho kuburendinga. Naryo potaje yacu twumve kuko niba ifite uburyohe. Kumve n'itandukaniro. Ubundi bantu mudukurikiranye mujye muba tayari nitujya guteka, namwe mube muri hafi, mwe mujye muduha comment mutubwire icyo mwifuza ko tuzateka, hanyuma tugiteke namwe turi gukorana kugira ngo mwumve niba ibyo twababwiye guteka cyangwa se ibyo mwifuza guteka byaba ari ushobora kuyinoza cyangwa ntuyinoze bitewe n'uko uyikunda. Yewe rero iyi ngiyi ntabwo ivuga inoze cyane, murabibona yuko iracyagaragaramo zimwe muri ingredient twakoresheje, kandi urabona ko igifite rya bara ryacu ry'icyatsi kibisi cy'imboga zacu. Ngira ngo nk'uko mubibona, wenda wabona itandukaniro, yaba n'abatetsi badukurikirana uyu munsi, yaba n'abandi. Burya itetse ibyo kurya byawe ubiteka, yaba na potaje uyiteka ukurikije wowe uyikeneye, uyishaka imeze ite. Rero tugeze kuri ya yindi ya kabiri, imwe ikaranze, ngira ngo murabona ko n'ibara ryayo biragaragara ko rwose harimo amavuta, nubwo wenda tutabyita amavuta cyane kuko iyi blender twakoresheje nta kibazo igitera, ni ya yindi abantu basiga no mu mugati kugira ngo benshi murayizi. Rero tugiye kuyiburendinga, ariko noneho itandukaniro yo nuko turi buze kuyiburendinga ikanoga, igatandukana
n'iyi ngiyi ya mbere twakoze yacu ku isi yacu ya kinyarwanda yo kuko twayikoze nk'inoge bihinduke za zindi za zungu. Rero tugiye kubyongerera ya yindi, ariko rero noneho turayongerera inoge uburyo tubonamo imboga, tubonamo karoti, ntabwo noneho twongeye kubonamo tubuze kubona inoze. Turayinoza iba ari kurembe cyangwa se kurimo marakunoga yanoze. Yacu yanoze kugira ngo abadukurikiye murabibona neza yuko potaje yacu iyi ngiyi iranoze neza rwose. Iyi ni bita ngo ni creme cyangwa se cream. Kugira ngo murabibona rwose ko iyi ngiyi iranoze cyane, nta nubwo wamenya ngo ikoze muri iyi mboga, uretse ko ibara rya inarizi ari bisanzwe, ariko hano murabibona ko ingredients turimo turagaragara, harimo rero abayikunda imeze gutya. Rero iyi ngiyi nayo ushobora nayo kuyinoza. Rero tugeze igihe cyo gutestinga. Igihe cyo gutestinga ngo twumve niba koko ya potaje yacu ifite uburyohe nk'ubwo twayishakana. Impumuro ni sawa rwose, ndeba yarikiye ni potaje nziza cyane. No gutestinga indi yacu, iyi ngiyi nayo ni nziza cyane. Ku bantu baba bafite nk'abana batoya ushobora kuyinoza nayo ikanoga cyane. Iyi ngiyi nayo iraryoha cyane. Wayirya ntabwo wayirambirwa kandi irimo ifunguro ryiza cyane riteguritse, rifite intungamubiri zuzuye kandi ridahenze, ridafite ibintu byinshi risaba gusa wowe wabitekereje cyangwa se wabibonye wamenye